kuko roho twasanze idatungwa n'amafiriti dusanga ntabwo itungwa na ketchup na mayonnaise. So guys, hari ahantu muzi, hari isoko muzi curuza amahoro bajya guhahiraho, hari ushobora kujya guhahira umunezero cyangwa se ukajya guhaha ugukiranuka. Ibintu bibujije abantu ibyo byose bitunga roho, yaba amahoro, ibyishimo, ni ibintu bibabujije. First of all, navuze kuri over expecting, uko expectinga ku bantu. Ibindi ni ibintu bibiri ngiye kubabwira. Ikintu cya mbere cyitwa kubabazwa n'ibyahise, ahahise hacu. Ikindi cya kabiri cyitwa ubwoba bw'ibizaza. Tuvuga ku rukundo, hari ikindi kintu kizonga abantu, ntabwo nzi ukuntu bakivuga mu Kinyarwanda. Mu Gifaransa bavuga attachment cyangwa se mu Cyongereza bakavuga attachment, kwikubira. Niba njyewe nkunze Desire, ntabwo nshaka ko undi muntu amuvugisha, sinshaka ko hari n'umukoraho. It's like ndi kumufata nkaho ari property yanjye. Love is pain of the body, definitely not pain of the soul. No wango iyo ugiye kunezeza roho yawe rimwe na rimwe umubiri urabangamirwa. Ni nkuko iyo ugiye mu kunezeza umubiri roho yawe ibangamirwa. Ariko natanze urukundo runezeza roho yacu, ariko rimwe na rimwe ibinezeza roho yacu biradusaba ibintu biri bubangamire umubiri. Uriko byumva? So iyo mvuze ngo love is pain, ni ukuvuga ngo rurabangamira umubiri. Niyo mpamvu bigorwa cyane iyo umuntu ayoborwe n'umubiri, biramugora. Bituma abantu bagira unexpected fear mu buryo batatekerezaga. Igihe cyose uzaba utazi what to do in a certain situation, it will cause fear to you. Hari n'umuntu w'umuhanga wavuze ngo fear is the evidence or the results of not knowing what to do in a certain situation. Kandi burya igihe udafite ikintu cyo gukora in a certain situation, you have also nothing to change in a certain situation. Exactly. You have to stay calm. Umunezero. Hari akantu ushaka kuvuga ku munezero. Yes, go ahead. Hari abantu bajya bavuga ngo you are my happiness. Wana umutono twatunezererwa mbwira wa mukobwa. Ngo rwose iyo udahari ntabwo nshobora kubaho, you know? Ndabaramukije inshuti bakunze kubaho Table Talk, mbifurisha amahoro, urukundo, umunezero ndetse no gukiranuka. Mujye mubifura aho muciye hose kuko bitanga ubuzima bw'umudendezo. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro tubeho turiho, aho duhurira kuri aya meza tugasangira amafunguro atunga abatwebwe b'imbere, ariko kandi sindi njyenyine, ndi kumwe na Tumaine ndetse na Desire Mbarushimana. Karibu. Makuru yanyu? Makuru ni meza. Mwararyoshye? Ngenda ryoshye cyane. Uraryoshye? Tumeze neza baba. Ubushize twari turi ahangaha turi kuganira ku byerekeranye n'ubuzima, aho twasobanukiwe nk'uko tutari no miriri ahubwo turiho zituye mu mibiri, aho twavuze byinshi bitandukanye. Twizere ko abantu babashije kureba ikiganiro cyacu, abantu babasha kudukurikira umunsi ku munsi baryohewe muri rusange. Uyu munsi rero tuje tugiye kuvuga noneho kubitunga roho, kuko roho twasanze idatungwa n'amafiriti, dusanga ntabwo itungwa na ketchup na mayonnaise. Kandi akenshi tukibona twegera ameza dufata amafunguro atunga umubiri. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku byerekeranye no gutunga roho zacu. Yego. Ese ku mubiri iyo umuntu atabaha amafunguro meza ukigira gutyo ukarwara na za bwaki, kandi ari igitwaye roho zirwaye bwaki, cyangwa zishobora kugira uburwayi bitewe n'uko nazo zidafungura neza cyane. None se ntabwo murabona abantu bagaragara nk'aho bahiwe n'ubuzima? Ngira ngo ubushize twari twanabivuzeho, ugasanga bafite buri kimwe cyose umwana w'umuntu akeneye: amamodoka, abagore beza, amafaranga, abana, byo nyine twirirwa twirukanka inyuma, ariko ugasanga muri bo babayeho ariko ntabwo bariho. So icyo gihe bisobanuye ko umubiri wabo umeze neza, ariko bo b'imbere ntabwo barashonje. Ubundi baravuga ngo roho iranamye.
cyangwa barya nabi imbere sibyo ra akaba ari nayo mpamvu ukunda kubona abantu benshi uburyo tuba tubayeho ntitumenya gutandukanya ibintu bibiri, ubuzima bwawe busanzwe n'ubuzima bwawe budasanzwe, mu byiza cyangwa mu bibi, bitewe n'uko ntabwo uzi uwo uriwe by'umwihariko. So niyo mpamvu rero usanga iki kintu kije gikenewe, ibitunga roho tunabitandukanya n'ibitunga umubiri. Tugeremo imbere vraiment. Ariko muribuka ko twatanze umukoro ubushize tukabwira inshuti zacu ndetse natwe ubwacu twarawihaye, tuvuga ko abantu bagomba gufata igihe cyo kwinjira imbere muri bo bagasobanukirwa bo nyirizina, abo turi bo ba nyirizina byimbitse, kuko twari twabivuzeho dusa nkaho tubica hejuru. So bari uyu munsi wa none tugiye kuvuga ibitunga roho, ariko buri wese yaramaze gusobanukirwa ko ari roho, kuko twararuze bihagije. Tuvuga hahandi buri iyo umuntu yapfuye ukuntu avuga ngo soul departure, ngo ripu, byose twararuze. Umuntu yitahiye kandi umubiri utoroze. Yes, kandi umubiri uri aho ngaho turi kuwureba. So byumvikane ko byasobanutse biri clear ko tutari iyi mibiri, ahubwo turi roho zituye muri iyi mibiri. So roho rero zitungwa n'iki? Bitujya kuvuga itunga roho, turibuka yuko roho ikomoka he? Ku Mana. Bitumenya ko roho ikomoka ku Mana, ubwo turagendera ku biranga Imana muri rusange, cyangwa se kamere y'Imana, cyangwa se bya bindi tuba turi kubura kugira ngo twumve ko tubayeho ariko tunariho, atari twarinye, twanyweye, twambaye, atari ibyo ngibyo gusa. Okay? So roho ku bwanjye iyo nitegereje neza itungwa n'ibintu bine, sibyo? Ibintu bine: amahoro, urukundo, umunezero no gukiranuka cyangwa se ubupfura. Ni nabyo nkunda kwifuriza abantu: amahoro, urukundo, ubupfura no gukiranuka. Umunezero. Umunezero. So guys, hari ahantu muzi, hari isoko muzi curuza amahoro, bajya guhahiraho, ushobora kujya guhahira umunezero cyangwa se ukajya guhaha ugukiranuka. Bon, nika ko ibintu ngewe uko mbyumva, ibintu bitunga roho ntabwo ari nk'ibitunga imibiri ngo biracuruzwa cyangwa se hari ahandi bisangwa. Nkuko roho ntabwo tuyibonesha amaso, ntabwo tuyifatisha amaso, bamwe n'ibiyitunga nabyo nuko ntabwo tuyifatisha intoki. Merci. Nuko ngo rero n'ibitunga roho nabyo nuko nguko ntabwo ari ibintu twajya guhaha ahantu runaka, ahubwo numva ari ibintu tukwiye kwishakamo, kuko ni ibintu biturimo. Ibyo bintu byose umaze kuvuga koko nta muntu wakubwira ngo ufite ibiro bingahe by'amahoro. Ni ibintu dukwiye kwishakamo ahubwo muri twebwe nk'imbere. Nibyo ni ukuri, kuko akenshi usanga abana b'Imana cyangwa se abana b'abantu duhangayitse, ugasanga turahangayitse tukagira ngo ni ubukene cyangwa se nuko tudatunze, ariko mu by'ukuri ibintu dufite cyangwa se uko tubayeho mu by'ukuri biba bihagije, kuko ntago twakagombye kwifata nk'ibiremwa bituye. Murabizi ko turi mu rugendo, murabizi ko ino mibiri iducundikiye, igihe kimwe dushobora gutandukana nayo. So bivuze ngo rero mu by'ukuri ibintu dukeneye ntago ari ibintu byinshi bihambaye. Bibonereho nanavuge ko abantu bagira ngo wenda Imana yaraduhaye cyangwa yaratwibagiwe, ariko ntago ariko bimeze, kuko buriya niba ufite wenda iyi myenda mu by'ukuri irahagije. Hari abantu bahangayikishwa nuko badafite imyenda, ariko kwambara no kubona icyo ushyira ku mubiri nyine ugahisha ubwambure bwawe. Ntabwo bivuze ko ugomba kuba warujuje garde-robe, ntabwo bivuze ko so uguhangayika kwacu ntabwo buriya mu by'ukuri nyirizina si uko tudatunze, ahubwo nuko tudafite bya bintu bitunga roho. So amahoro rero, igihe wumva udafite amahoro, ni gute ushobora kubona amahoro yawe? Aka kanya umuntu ashobora kuba ahangayitse akumara ngo afite amahoro muri we, ariko umuntu watakaje amahoro nihe yakura amahoro ye? Miki wakora kugira ngo ubashe kubona amahoro, kugira ngo ubashe kongera kugaburira roho yawe y'amahoro?
tuvuze ku mahoro ni gute umuntu yabona amahoro yatakaje amahoro. Icya mbere ni ukumenya ko wavuye mu mwanya muzima wabuze amahoro, aho birashoboka ko wanayashaka, kuko hari benshi batanamenya ngo navuye mu bihe byiza. Aho rero ntabwo washaka icyo udafite cyangwa utazi ko wabuze. Iyo rero warangije kumenya ko wavuye mu mwanya mwiza, number one, inama ya mbere njye numva umuntu wese yabonamo amahoro ni ukuba connected with God, ugaruka ku Mana, ukagaruka kuri source nk'uko ubushize twabikomeje. Icya kabiri, ukagaruka ku Mana n'umutima unyuzwe. Ntabwo uza ku Mana uri kuyipureshinga. Akaba ari niyo mpamvu abantu akenshi bakunda kuza ku Mana bayitota. Tuza ku Mana tuyinginga, Imana ikaduha ibidukwiriye. Ngubu buryo bwa mbere rero twabonamo amahoro, cyangwa se umuntu wabuze amahoro wabimenye yayashaka. Cyo navuga kindi nakunganiraho ku byo uvuze, ibyo uvuze nibyo, ugaruka ku isoko ku Mana, kuko inyanja y'amahoro, aho dukura amahoro ni ku Mana. Imana niyo igaba amahoro, ariko kandi ubwo bivuga ngo Imana nta handi hantu ituye, Imana ituye muri twe, ubwo twigarukaho. Bivuze ko igihe cyose nubwo batakaje amahoro uko byaba byagenze kose, isoko y'amahoro ni imbere muri twe, ni muri twe. So ureba uburyo wigarukaho. Kwigarukaho ni nko kugaruka ku Mana, ko Imana niyo nyirizina. Ofite mu by'ukuri uratakaje amahoro ni nko batakaje ukuboko kw'Imana mu buzima bwawe. Of course. Ari nkaho wowe abishakaje ntabwo ari ibintu byo ugarura connection hagati yawe n'Imana, ari nako uba wigarukaho. Sicyo? Ariko hari n'ubundi buryo dushobora kubonamo amahoro. Bon, njyewe ukuntu mbyumva, firstly hari ikintu nshaka ni mindset yanjye n'uburyo numvamo ibintu kandi mbona bigenda bimfasha, niyo mpamvu ntekereza yuko byafasha n'abandi. Ubundi ibintu bita gusaba Imana ikintu nkeka ko tutabisobanukiwe neza. Ushobora kuba uvuga ati nabuze amahoro, ukagenda hari abamiza mu buryo bwo gusenga, hari abamiza mu buryo butandukanye, bati Imana mpa amahoro, ubwa buryo bwo kugaruka ku Mana ni gute. Noneho akaba yaniheba kuba ati Imana ntabwo ikinyumva, nk'uko coach Pascaline yari yabivuze ngo bamwe dukeka ko Imana yaduhanye cyangwa se yanatwibagiwe. Ariko mu by'ukuri ntabwo Imana iduha finished product y'icyo twayisabye. Nimba mvuze ngo nyisabye amahoro bite biba magically ngo bite numva ngize amahoro, ahubwo ikuntu mbifata, Imana ni source iduha imbuto twebwe turabahinzi, turayihinga, urumva. Noneho tuyihinze tuyitaho, twayitaho tugasarura. Noneho icyo dusarura ni result, ni ya mahoro. Numva mfite amahoro, uwo ni umusaruro. So nkwiye kubanza ngasobanukirwa rero ko iyo nsabye, iyo connectinze n'Imana, mbona imbuto y'amahoro. So it is my task to cultivate that inner peace. Noneho nibyo rero ati hari ubundi buryo twabonamo amahoro. Ndumva ntabwo ari ubundi buryo, ahubwo tujye guprocessinga ya mbuto baduhaye, noneho tuyibyazemo amahoro. None ari byo bya bintu dukeneye twebwe gukora kugira ngo tubona amahoro. Dukora iki rero? Hari ibintu byinshi rero hari ibintu byinshi umuntu yakora, sibyo? Ikintu cya mbere cyo navuga ni ukumenya gushima mu bibi n'ibyiza. Kwakira. Exactly. Kwakira. Kandi ikintu cyose kikubayeho ntumve ko ari igihano cyangwa se ko ari ikigeragezo, ahubwo ikintu cyose kiza hari ikindi kintu kikuzanira. Exactly. Ariko kuko urebesha no maso y'umubiri utabasha kureba hirya cya kintu kiri kukubaho, iteye kwifata nk'ikibazo bikaba byakwibira isoko y'amahoro muri wowe. So ikiza rero nuko bya bintu nk'uko bivuze tugomba kubyakira kandi tukabibonamo positive. Exactly. There is a wise man wavuze ngo there is a blessing in every moment. The good moment and the bad moment, there is a blessing behind. Ngo hari umugisha mu bihe byose unyuramo. Ibyo uvuze rero ntitukajya twitega ibyiza gusa, kuko na biriya biri hari blessings bidusigira. Ni byiza ko dutangira kwemera ko ubushake bw'Imana ari ubushake bwacu. Ofete ako kantu twariho turanavuga ko kwakira ibintu, sibyo? Ubundi ibintu bitubaho byose ni bimwe, nta bibi nta byiza bibaho. Exactly, you see, it's the point of view. No uburyo kimbibonamo, noneho buri kintu cyose rero, ikintu icyo ari cyo cyose Desire cyangwa se nako, ikintu icyo ari cyo cyose kikubaho, washatse kukibonamo negativity wayibonamo, washatse kukibonamo positivity wayibonamo. Urabona kiriya gikombe Desire afite, ushobora kubaza ngo kiriya gikombe
amazi arenda gushiramo cyangwa arenda kuzura bura wansubiza nka buki njyewe ngeranyije nayanjye yawe yigereranya don't compare you know Why not? you see kiriya gikombe ikintu mfata kukivugaho wenda gisa nk'ukidusukira hano hagati aho iki gikombe amazi arimo hagati uwavuga ko cyenda kuzura ntabwo yaba abeshye wavuga ko yenda gushiramo nawe ntabwo yaba abeshye ni igikombe kimwe but different points of view nukuvuga ngo umwe ari kureba negativity this cup is half empty you see whenever this cup is half full you see so ibintu byose biba twebwe ubwacu ngo dukwiye kureba tukavuga ngo iki kintu misemo kukibona mikizi cyangwa misemo kukibonamo ikibi nimba ushaka rero amahoro mu buzima bwawe nimba ushaka ko ugira amahoro yo imbere muri wowe tangira wige kureba ibyiza muri buri situation ariko wenda reka kuvuga ngo tangira urebe n'ibyiza sibyo wenda bishobora kugora abantu bamwe na bamwe kurebamo ikintu icyiza mu gihe we ari kucyita ko ari kibi so uzibanga bari muri ibi bintu igihe none kikubaho ntukajye wita kuri cya kintu ubona kiri kugutwarira amahoro we gihindurire inyito kuki wemera gutinda ku kintu kiri kukwiba amahoro wigitinda waho uhita ugihindukira kigira icyoroshye ise nkaho ugica amazi ubundi duhinduriye amazina ibitugora byose byafata amazina tubihaye niyo mpamvu wowe iyo ugize ikibazo cyawe akenshi gishobora kugira uburemere kuruta kuri njyewe bitewe n'uko nagifashe sibyo ariko kandi hari n'ikindi kintu gishobora kuduhereza amahoro kujya muri nature ibintu byo ni byinshi cyane connecting with nature bisobanurira ko wenda ubundi kujya muri nature ni ibiki cyangwa se bimaze iki mu buhe buryo biconnectinga no kuba twabona amahoro erega mu by'ukuri ntabwo wavuga wenda ngo harimo ihurizo rikomeye urumva iyo uri guconnectinga na nature mind yawe isa nkaho iri gufata ibindi bintu bishyashya ni ukuvuga ngo mind yawe iracenging kuko ubundi ikintu kikubuza amahoro ni ibitekerezo biba birimo byidevelopa cyangwa se birimo bikura so urumva iyo ugiye muri nature ureba ubwiza bw'ururabo cyangwa se ukumva amazi ariho asuma bya bitekerezo byari bikurimo bikagenda ukumva birahindutse cyangwa se ukabona nk'ibitangaza muri nature ukareba nk'uburyo amazi atajya atemba ngo aze mu isi ukabona gukomera ukumva kwibasha gukora ibyo bintu bishobora no kugukemurira bya bindi biguhangayikishije cyangwa se bya bindi birimo kukubuza ya mahoro yawe ikindi wenda navuga iyo ugiye muri nature bikubashisha kwigarukaho urumva uba wahinduye yamiriye isa nkaho iri kukubuza amahoro ba bantu bakuri iruhande bya bindi byose wabona inyamaswa wabona ibintu byinshi cyane ibyo bintu rero hari igihe bikuzanira inner happiness ukumva ngiye kuri munezero se inner peace nta kibazo ubundi bifitanye isano ubundi ibintu byose hafi byose biruzuzanya ni ibiryo so ndetse twigira ku munezero ni isahane ni nk'isahane niyo mpamvu ngo iyo tuvuga ibiryo ntabwo wavuga ibiryo utavuzeho ibyo turi bubirishe kuko most of the times isahane ntabwo iba yuzuye iyo iriho ubwoko bumwe bw'ikiribwa haba harimo ibitunga umubiri ibirinda indwara ibyongera imbaraga kugira ngo twuzuze indyo yuzuye so na roho yacu rero ikeneye indyo yuzuye twavuga ku munezero ko n'ubundi bintu bigiye ari kimwe bigiye byuzuzanya byose ko wavuga amahoro ngo usige umunezero ntabwo bishoboka kuko umuntu ufite amahoro aba anezerewe kandi unezerewe aba afite amahoro nta mahoro wagira utanezerewe ntabwo wanezerwa udafite amahoro kuko uvuze byose bijya kuzuzanya njye nahita njya no ku rukundo byose ni kimwe gusa banaryo ikintu cya meditation mwari muvuzeho ni cyiza meditation usibye no kubaka umuntu w'imbere inatanga strength muri outside person kuko once you headache something is wrong with you iyo warwaye umutwe ni overthinking ni kimwe mu bimenyetso bya overthinking so meditation ni nziza kujya muri nature nk'uko twari tubivuze niko kandi twari dusorejeho keza njye nahita nsimbuka nkajya ku rukundo buri rukundo is the mother of everything urukundo ni ubuzima urukundo ni byose ahari urukundo akenshi amahoro arizana ahari urukundo ubugome burashira so urukundo
n'ibyishimo twabikomatanye. Nkunda akantu kamwe kambereye urugero, umuntu umwe yigeze kuvuga ngo aho guca inzira ndende ujya gukemura ikibazo, ca inzira ya bugufi aho gukemura the roots, the foundation. So urukundo rwazana n'umunezero, urukundo rwazana byose twifuza, akaba ariyo mpamvu wumvaga muri ya meditation twagize. Akenshi iyo wageze kuri iriya stage ya meditation cyangwa kumva ko wafashe time yo kujya muri nature ngo thinking for yourself, think about love for yourself. Urukundo ni coach ajya akunda kutubwira, ntabwo urukundo uzatangira kurushakira mu wundi muntu else, for yourself. Tangira urebe ndi kwikora ubwanjye, utangira urebe people's around me bomba mereye gute mu rukundo, muri iyo area y'urukundo. So urukundo rero ni ikintu kiri strong, kiri mother of everything, cyahita kitujyana no kuri ku mahoro, happiness. Akaba rero ntabwo numvaga urukundo is everything, leta ruhamagara ibindi byose n'ibyishimo. Urukundo twaruvana twarukura twarubona gute? Rero ko tujya ku rukundo tubanze ku munezero. Hari akantu ushaka kuvuga ku munezero. Yes, go ahead. Hari abantu bajya bavuga ngo you are my happiness. Wari umutono twatunezererwa abwira wa mukobwa ngo rwose iyo udahari ntabwo nshobora kubaho, you know, you are the source of my happiness. Guys, ibi bintu biri wrong, ntabwo ari byo, sibyo? Kuko isoko y'umunezero iri imbere nayo muri wowe. Ntabwo isoko y'umunezero wawe iri muri girlfriend wawe, nta nubwo iri muri boyfriend wawe, nta nubwo iri mu mugabo wawe, nta nubwo iri mu mugore wawe. Isoko y'umunezero iri muri wowe. So rero iyo ufashe umunezero wawe ukawushyira mu mufuka w'undi muntu, ashobora kwigendera akagenda awujyana. Icyo gihe wasigara ute? Empty. Exactly. Siko bimeze. Ntabwo nashaka ko dusimbuka hano tutavuze kuri aka kanya. Umuntu ashobora kukunezeza, ariko biba akarusho iyo wumunejeje. Hari abantu rero babaho bashaka kunezezwa n'abandi, ariko ukaba udafite ubushobozi bwo kunezeza abandi. So rero umunezero ni mwiza, ariko umunezero uryohera kuruta uwundi ni umunezero ubasha gutanga. Do you know why? Nuko umunezero ubasha gutanga ari ubutunzi bwawe, ariko umunezero uhabwa ba wawutijwe cyangwa se wawusabye. Uriya muntu natakunezeza cyangwa se kiriya kintu cyari kikunezeza nikitaba, urugero wenda wacuruje amafaranga menshi, ejo nutayacuruza nta munezero uzagira, kubera ko cya kintu kivuga umunezero ntabwo cyawuguhaye. So rero kugira ngo ubashe kubaho uri roho inezerewe, bisaba ko isoko y'umunezero iba imbere muri wowe. Kuko ufata umunezero wawe ushyire hariya, ahubwo uharanira kunezeza abandi. Niba nakunezeza umva nta gihombo kirimo ko umuntu yakunezeza, it's okay, nta kibazo. Ikibazo ni igihe we expectinga kuba muteye kunezezwa n'abandi. Sibyo? Ibi ngibi bizagira gute? Bizubaka roho yacu, birinde imitima yacu gukomereka kwa hato na hato. Umuntu niyo yagusanga ejo akagusiga, igihe roho yawe yuzuye ikungahaye ihaze wayitunze wowe ubwawe utangiye kuyisagira, kuko umuntu ashaka kuba umunsi ashaka kwima. Icyo gihe n'undi wese niyo yagenda uko byagenda kose usigara utajegajega, ahubwo uravuga uti ya ubwo nyine role yari iyi ngiyi uriya muntu ubwo arayisoje, let me see the next. Coach, ikindi no kuri icyo kintu ubundi nta muhanga wavuze ngo ko ibintu byinshi bikomere byinshi abantu bagira ntabwo byagakwiye kubaho, bituruka mu cyo twita over expectation from people. Jewe iyo nkureba nkumva hari icyo nkwiye kukubonamo, nkagira expectations runaka kuri wowe, biri wrong. Iyo bitagenze uko numvaga bikwiye kugenda ibiguturutseho ndakomereka, ariko mu by'ukuri siko bimera. Kuko ndi baravuga ngo stop expecting things from anyone else, only you. Urumva? Nuhagarika kugira ikintu na kimwe utegerereza ku bantu, uzabaho ushima. Impamvu uzashima ni iki? Kuko nta buryo numvaga Desire mu bigenze, uko bigenza kose biranezeza. Sinzi niba mukumvise. Birumvikana. Urumva? Kuko Desire nimvuga ngo yakabaye ampaye ibintu bimeze gutya, natabimpa biraza kunkomereza. Ariko nimvuga ngo Desire ni Desire, just like that, I don't expect anything.
reka tuvuge mu gihe ko abantu babasha kubyumva neza wenda wowe wizeye ko Desire umunsi ari gusohokana ni urugero kujyana out Go out. that's To all chill. hanyuma nujya kubona Ana message Na phone yavuyeho. sibyo ibyo ashaka kuvuga exactly Yeah. you see nje nkwiye kubanza nkamenya ko ibintu bitungaro hari mu kazi kanjye hari moto twakoze turi kugenda twamamaza itwa ngo assume control the sua vida which means take charge of your life. Great. Don't leave it. it Assume control the sua vida. Ni ukuvuga ngo take charge of your life. Ubuzima bwawe reka ari wowe uwigenga. Urumva? Wishaka kugira ikintu na kimwe cy'ubuzima bwawe kijya mu biganza by'undi muntu. Nta na kimwe. Ibitunga roho by'umwihariko ntabwo bikwiye kugengwa n'undi muntu ndetse nta nubwo bikwiye kugengwa n'ikindi kintu. Which means bya bintu byose urukundo, amahoro, umunezero, gukirana ibyo bintu ntibishingire ku wundi muntu cyangwa se ku kindi kintu. First of all ibyo bintu bibe kuri nge kuko niba biri kuri nge birabivuye ku Mana ko Imana iri muri nge. It's between me and God. No one else, no third party. Noneho icyo kintu nimara kukimenya nkagisobanukirwa neza nkakura third party mu gutunga roho yanjye nkakuraho undi muntu wari we wese ibintu biri bunyorohe ibintu byose ndi bubibone nibizajya biba biturutse kuri Desire nzamusho Desire I wasn't expecting kuri wowe urakoze cyane ngo niyo utazi nari confident amahoro dukeneye kuba stable ntabwo tugomba guhungabanywa n'ibiri around us. Ubundi tuwirwa tunarenganya abantu ugasanga uri kureba mu ngure yampemukiye yambabaje ni wowe wibabaje ni wowe wabyikoreye kubera ko ntabwo uri stable ntabwo wubakitse wewe imbere uri gushaka ko abandi bantu bakubaka ariko mujya mubona uburyo twebwe ibwacu twirirwa dushaka ibitunga umubiri icyuya kikabira guhera mu gitondo kugeza nimugoroba kuwandabwiza kundi ntabwo turyama sibyo turi gushaka ibitunga umubiri ariko iyo tumaze gushaka ibitunga umubiri twibagirwa ko roho yacu ikeneye nayo gutunga cyakora birababaje ugashaka ko abandi bantu bagutungira roho ugashaka abagukunda ugashaka abakunezeza ugashaka abaguha amahoro ugashaka n'abagusengera ngo ukirane n'ibintu bigushimisha ibintu ntabwo bishaka mu bantu gusa ibintu ni ikibazo cyane ikintu kibabaje kuko iyo ugiye kureba usanga number one abantu dukunda ibintu byoroshye easy things turi kuwiringa kubona ibyo dushaka ariko in easy moment mu buryo bworoshye icya kabiri abantu dukunda ibintu biryohera umubiri full of emotions izo care izo message receiving birakuryohera kuruta uko wavugana n'umuntu wawe imbere you enjoy wishima cyane iyo umuntu akuvugisha beautiful words kuruta uko wakwiganiriza hano umuntu ujya bivugisha ahubwo akaba ariyo arakaro nabonye numvaga natanga nka conseil dutangire to develop kuba strong enough for ourselves kubaka roho yacu ku giti cyawe urahagije noneho ibindi biza ari inyongera arakaro n'ubundi nabonye ni umuntu yaravuze ngo I am the CEO of my life so if you see me talking to myself I'm in the staff meeting that's the point donc hari abantu nyine dufata umwanya bakiganiriza bakirebamo tunakomerejeho nariho mbabwira ku bintu bibujije abantu ibyo byose bitunga roho yaba amahoro ibyishimo ni ibintu bibabujije first of all navuze kuri over expecting ku bantu ibindi ni ibintu bibiri ngiye kubabwira ikintu cya mbere cyitwa kubabazwa n'ibyahise ahahise hacu ikindi cya kabiri cyitwa ubwoba bw'ibizaza ibyo bintu nabyo biri mu bintu dukwiye ni nk'impungu zimunga imyaka itunga twebwe bamwe imbere reka mbisobanureho wenda kugira ngo mbe nanafashe umuntu ushobora kuba yaba ari kureba ino video amenye ibintu by'ubwoba n'ibintu byo guheranwa n'amateka first of all arakana abonye umuhanga yavuze impamvu Imana iturema yahisemo ko amaso yacu aba imbere ni ukugira ngo dutunge amaso imbere kurusha inyuma niyo mpamvu itashyize ijisho rimwe inyuma
girinda imbere. Hari umuntu bitekereza ngo nari kuba ndi mubi, no ntabwo ari kuba uri mubi, niko ariko ahubwo ari kubona umuntu utamaso abiri imbere akavuga ati mbega umuntu mubi udafite ijisho ry'inyuma. Impamvu itashyize ijisho inyuma nuko ibyabaye nta bushobozi wowe ufite bwo kugira icyo ubihinduraho, byarabaye, it's done. Impamvu itashyize ijisho inyuma rero nuko you don't need to look there, it's done. So dukeneye kureba imbere. None ikibazo iyo turebye imbere twebwe tugira ikintu bita ubwoba, fear. Dutangira kubona ibintu bitariho. Fear ubundi ni ijambo rihinnye mu Cyongereza rivuga ngo false evidences appearing real. Fear. Urumva? Ni ukuvuga ngo ni false evidence, ni ibintu bitari byo ariko biri kwigaragaza nkaho ari byo. Nyamara ubushakashatsi bugaragaza yuko hafi 90% y'ibintu dufite ubwoba nta nubwo bijya biba. Ntabwo burya bijya biba. Ariko nawe urabyemera. Exactly. Kuko hashize haratambutse ntihazagaruka, ntihanakiriho. Nta nubwo hazaba. Ahazaza naho ntago tubizi niba hazaba. Kuko uyu munsi dufite n'uyu nguyu. Exactly. Ahubwo nunavuga ngo amaso ari imbere ni ukureba uyu munsi. Kuko na ejo ntuhabona. Why do we need to look in front? Why do we need to, let me explain a bit. Kubera iki dukwiye kureba imbere cyangwa se kubera iki amaso yacu ari imbere? Imbere, let me talk about this. Dufite past, tukagira na future. Noneho tukagira present. Present ubundi ku bantu tuvuga mu Giportugese sibyo? Present ni present, ni impano. It's the only thing we have. Urumva? It's the only thing we were given to present. Sibyo? Noneho rero iyi present, how we live our present determines our future. And our future will only exist if it becomes the present also. No kuvuga ngo ahazaza hacu hazabaho ariko niyo abo ntabwo hazabakira hazaza. Hazaba ari present by that moment. Urumva? Ariko iyi present y'uno munsi tuyihabwa kugira ngo dutegure the future. Uri kubyumva? So niyo mpamvu rero amaso yacu kugira ngo ari imbere kugira ngo dukoreshe uyu munsi dufite kuko uyu munsi uri limited cyane. Tutareba ku byahise ahubwo turi gutegura ibizaza. So nibigenda neza tukabasha kuhagera bizagende neza. Nitutahagera nta kintu tuzaba duhombye kubera ko uyu munsi twakoresheje neza. Uri kubyumva? Kiri ku kantu ka fear. Ikindi kintu nabonye gituma abantu bagira unexpected fear mu buryo batatekerezaga. Igihe cyose uzaba utazi what to do in a certain situation, it will cause fear to you. Hari n'umuntu w'umuhanga wavuze ngo fear is the evidence or the results of not knowing what to do in a certain situation. Kandi igihe udafite ikintu cyo gukora in a certain situation, you have also nothing to change in a certain situation. Exactly. You have to stay calm. Ibyo bintu n'abantu bakomeye, those successful people, they are still fighting for that. Because they are fighting for perfection instead of progression. Kandi nta muntu ushobora kuba perfect. So abantu bose badukurikiye, they have to know igihe cyose uzi ko you have nothing to do kuri a certain situation, fear will come back to you. Ariko igihe you stay calm in a certain situation that you cannot change, you will stay positive. Sure. So if you can see positive things in every situation, amahoro ntabwo azakwihisha. Umunezero ntawe uzari. Ngo twamaze rero kumenya uburyo twabona amahoro n'uburyo twabona umunezero. Hanyuma kandi noneho ikindi kintu twavuga ko abantu benshi babona hahise cyane. So buri wese afate urupapuro n'ikaramu. Umuntu ubangamiwe n'ahahise yandike ibaruwa ayandikira hanze. Yandike dear my past. Ko hahise hanze. Ndagushimira uburyo twabanye, ndagushimira ku masomo yose wahaye y'ubuzima, ariko ntabwo bikunze ko tugumana. Ahaseze nyemerera undekure mbasha kuryoherwa n'uyu munsi wa none kuko we waratambutse ntuzagaruka. So gutandukana n'ahahise ni icyemezo. Ikindi kandi ejo hazaza naho ntabwo hakagombye kudutera ubwoba kuko iteka iyo tugiye kuryama dushyira alamu muri telefone ngo nitugeza mu gitondo tubyuke, ariko ntabwo tuba twizeye ko turi buramuke. Niyo mpamvu dupfukama tugasenga tukabwira Imana tuti Imana numereza umunsi w'ejo nzagushima. Bivuga ngo ntabwo tuba tubizi ko turiho, ko turyoherwa n'uyu munsi dukora ibyo tugomba gukora, nitudapfusha igihe cyacu ubusa
ni ikimenyetso cyerekana ko n'ejo hacu nitwageza hazagenda neza. Azagenda neza. Twagiye mu rukundo nuko Desire yari yaho twashakaga ko Desire ashobora kuba narurimo ariko muri zo minsi namwe mu rurimi bari mu nyanja. Desire bari mu nyanja y'urukundo bari kurohama bari by'abantu turi kumwe buzuye urukundo niyo mpamvu kurohama mu nyanja y'urukundo. Very good. Can you ariko ako kantu mu kikavugaho hari abantu benshi batazi gutandukanya kwikunda na selfishness. Iyo muvuze ngo dukwiye kubanza kwikunda, hari abantu bumva selfishness. Ndagira ngo kantu gasobanuke right now, umuntu atagira ngo turimo durashishikariza abantu kuba selfish. Oya, biratandukanye cyane. First of all, ikintu dukwiye kumenya havuzeho sibyo nuko tudakwiye kuba selfish kuko ntago ariko twaremwe. Kuko nabivuze buri wese ushize mu kiganiro nigeze kubivugaho, navuga ko buri muntu wese ari hano kugira ngo agire icyo amara, kandi icyo kintu akimara ntago akimarira we gusa, akimarira n'ibindi biremwa biri hano ku isi, si abantu gusa, nsanzwe n'ibindi bintu byose biri hano ku isi ufite icyo ugomba kwimarira. So wewe ubwawe rero iyo utikunda is the first sign that you don't even love anyone else. Kuko wewe ninguri hano ngo tugirira akamaro ukaba utifashe neza ngo wirinde, natwe nta kintu uzatumarira. So kwikunda twanje kuvuga rero ni ukubanza ukamenya yuko aha ku isi ndiho ntabwo ndi uwanjye. Ubundi abantu bakunda basoma Bible cyane aranitubwira ngo itukira abacu twiyo twide, exactly, ntabwo ndi uwanjye. So do Imana. None Imana yanzanye hano kuki sitangumanya yonyine kandi ndo waje yanzanye hano kuko hari abandi hantu yafite ariko kugira ngo ari itegeko ntabwo rero ngo genda ukunde mugenza nkuko nawe wikunda. Exactly. Ese ko Imana yakubwiye ngo kunda mugenza nkuko nawe wikunda, uzayimukunda ute igihe utikunda? Urugero fatizo rwo gukunda abandi ni buryo wowe wikunda. Kwikunda rero ntabwo ari selfishness. Selfishness ni kwikubira cyangwa se kugundira. Selfishness ubundi kwanje kirahure cyanje imodoka yanjye. Exactly. You don't want to share. Ubundi selfishness ni igihe muri equation y'ubuzima ukuyemo abandi bantu bose, ukareba ibintu byose, ukareba ibimfitiye inyungu. That's selfishness. Ibyo ntabwo aribyo turi kuvuga rero. Exactly, self love kavuze neza. Self love we share. Uratanga ibyo ufite byose kugeza naho ubwawe akenshi ukigenga some of your programs to help others around you. Ariko selfish ufata n'ibyawe naho ukabyikubira. That's the difference. Ubundi kuba Kristo akavuga wenda kuba in particular kuba Kristo twemera ko Imana yaduhaye umwana wayo. Ubundi Bible itwigisha ko gukunda iteka bijyana no gutanga. Niyo mpamvu jambo rwo nuko Imana yakunze abari mwiza cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Ntabwo yadukunze just that. Nukuvuga ngo rero ako kandi icyo nshaka kukazaniraho ni ukuvuga ngo nimba ufite urukundo, there must be no selfishness kuko ugomba gutanga. Urukundo ubundi ni ugutanga. Exactly. Kandi nta muntu utanga icyaka afite. Naho kwikunda ni ukwikubira, ni ugufata, ni ukujya gufata. So rero ni ukuvuga ngo abantu benshi twacuritse ugukunda, tujya ahantu gukunda abandi kugira ngo nabo badukunde. Mu gihe twakagombye gukunda, twebwe twaje gukunda, twaje gutanga urukundo. So niyo mpamvu rero abantu benshi bafite imitima ikomeretse kubera ikintu bita urukundo. Ariko ni witegereza neza urasanga abantu badakomerekejwe n'abandi, ahubwo bakomerekejwe nuko batazi urukundo nyirizina icyo ari cyo. Urukundo ntabwo ari ukujya kurufata ahantu, ahubwo urukundo ni ugutanga. Abantu kujya kurufata hanyuma tuvuga ku rukundo, hari ikindi kintu kizonga abantu. Ntabwo nzi ukuntu bakivuga mu Kinyarwanda. Mu Gifaransa bavuga attachment cyangwa se mu Cyongereza bakavuga attachment. Kwikubira. Niba njyewe nkunze Desire, ntabwo nshaka ko undi muntu amuvugisha, sinshaka ko hari n'umukoraho. It's like ndi kumufata nkaho ari property yanjye. This is wrong. Desire ni ikiremwa cyigenga kiri ku isi, kandi niba mukunda ndi kumuhereza nyine urukundo, ndi kumusavinga, ndahari kugira ngo abeho neza kuko urukundo ni ikintu cyiza.
ariko nimufata nkamugundira nkamugira property yanjye ntabwo ari bubariho ntabwo iryo hano no bijoma ni nkaho wafata akanyoni ni nkaho wafata akanyoni kigurukira ukagakunda ndagakunda ariko wangiza ukagafata ukakazana hano mu nzu ukagaha byose uragakunda kandi akanyoni ubuzima bwawe ni kuguruka ariko wagafashe nubwo kemere no kongera kuguruka kari akanyoni rwa rukundo ugakunda nubwo ari rwiza ruzakabangamira hari inkundo rero abantu bafite kubera bakunda umubiri cyangwa se bakunda ibintu ubundi urukundo ntabwo ari ibintu biri physique urukundo ubundi ni spiritual so rero iyo wizanyemo amarangamutima y'umubiri birababaza ibyo bikomeretse ubundi coach ukivuga gukora ako kanya dukunda no kukaganiraho ngiriye mu abantu bajya twumva tuganira in off muzadushaka so tukaganiraho hari itandukaniro iyo byatangiye kuzamo umubiri ntabwo bikiri urukundo byabaye irari yes iyo watangiye kuzanamo ibintu by'umubiri mu rukundo byahinduka irari ariko uri kubyumva muribuka uburyo iyo uri umwana muto ntabwo ari ukuguca mu ijambo turi kuganira iyo uri umwana mutoya umuntu uguha umwanya mu gakina umuntu ugufata akaboko akakwereka ati hariya ntuhakandagire hari icyobo utagwamo wa muntu abagukunda nawe uba umukunda cyane ariko iyo ugejeje imyaka 12 umaze kwigera hejuru utangiye icyo bita adolescence uratangira ugapfira kuri telefone yego kumva amajwi meza kumva ibintu byakomeye ugatangira akaba ari byo wita urukundo ariko biriya ntabwo biba ari urukundo ahubwo imibiri wawe umaze kugira imisemburo icyo bita amahormone izo hormone zikaba zirimo zishaka zatangiye kuganza umuntu w'imbere ibyifuzo by'umubiri byatangiye kuyobora umuntu w'imbere ugira urukundo ruzima ibyifuzo by'umubiri byari bisinziriye hakorwa umuntu w'imbere adafite icyo ashingiye mu bifatika ariko ahangaha ari naho twabwira teenagers abana batoya bareke kwitiranya urukundo n'irari ni ukuvuga ngo iyo umuntu ashonje iyo umubiri wawe ukeneye ibiryo wumva ikintu cyitwa inzara iyo umubiri wawe ukeneye amazi wumva ikintu cyitwa inyota iyo umubiri wawe ukeneye imibonano mpuzabitsina wiyumva ko wakunze so rero biriya bintu ntabwo ari urukundo ahubwo ni ibintu biba biri kugukururira kugukora ya mibonano mpuzabitsina iyo rero uzi neza gutandukanya urukundo n'irari wicara kuri vora nka roho ukavuga uti woyahire ntabwo ari ibyanjye ukamenya gutegeka umubiri wawe ukamenya ibyo uwuhereza n'ibyo uwiba so abantu rero bareka kuvuga ngo urukundo rurakomereza kuko urukundo ni rwiza urukundo ruraryoha urukundo ntabwo rukomeretsa ntabwo rutera ishavu ntabwo rutera agahinda ahubwo irari ry'umubiri twitiranya n'urukundo rero bitugohera so rero urukundo isoko yarwo ni Imana rero modo dufite mu rukundo ni Imana itegereza uburyo Imana idukunda Imana siraturarikira ntabwo Imana igukunda ngo muryamane umubyeyi wawe yaba mama wawe cyane ntabwo akurarikira abana bacu ntabwo tubararikira urwo ni rwo rukundo imigirire ya neza hari umuntu ushobora gutekereza ukumva uri kumwifuriza ineza ukumva uri kumwifuza gutera imbere n'umuntu ukunda ashobora kuba umuhanzi ashobora kuba umuyobozi ukumva uramukunze kandi ntararugufitiye urwo ni rwo rukundo sibyo rero urukundo ni ibiryo bya roho ariko ikibazo turabivanga tukabyitiranya n'ibyishimo by'umubiri kandi ahari urukundo amahoro araza bya byishimo biraza umunezero kandi Imana ni urukundo azi ko mu rukundo ni ikintu gikomeye igisobanuro cy'Imana mu by'ukuri ni urukundo so bivuze ko Imana kuko ari iduha ubuzima nta Mana nta buzima bivuga ngo Imana kuko ari urukundo urukundo ni ubuzima sinshobora kubaho afite urukundo ntabwo bishoboka ubu ni utari so rero iki kintu gisobanuke abantu babyumve neza ko ari igitunga roho atari igitunga ubwo ni ukuvuga donc ikintu dukwiye kumenya ni ugushakisha rwa rukundo udafite ibindi bintu gushingiyeho rukurikira ushobora no kuba utararikiye kuba waryamana n'umuntu ahubwo ukaba urarikiye ibintu afite ubundi umuntu by'ukuri umuntu ukunda by'ukuri ntabwo ubasha gusobanura impamvu umukunda
hakiri bo kuzi neza kuko nkukunda by'ukuri ukambaza ngo kuki nkunda nkakubwira impamvu biba byapfuye ugomba nkunda bya bintu musobanurire kuko ndagukunda kuko ufite amafaranga abifite ntabwo bwaruhari ndagukunda kuko uteye neza umubiri wawe useka neza ejo uzakuka menshi nukuka menshi ruzaba rwagiye rwa rukundo ntabwo rwarukundo rero urumva bakunze umubiri exactly so bashobora gukunda umubiri bakakunda ibyo utunze so urukundo rwa nyarwo roho yacu ikeneye ni urukundo utabasha gusobanura impamvu ni urukundo ni igisobanuro cy'Imana uburyo dukunda nta kintu na kimwe Imana iduca ni ukuvuga ngo twebwe ubundi twamaze kumenya ko turi abana b'Imana turi abavandimwe rwa rukundo twebwe dukundana ntacyo tugambiriye ntacyo dutegereje ku wundi urwo ni rwo rukundo dukeneye ntarwo rukundo ruza rugatunga roho yacu ko njya mbona urukundo abantu benshi barwitiranya ahari natwe dufite uburyo bwinshi twabasobanura mwadufashije buri wese agira uko avuga ku rukundo mu masegonda nk'atatu cyangwa atanu urukundo w'urukundo njye nabivuze hari urukundo rw'Imana hari izi nkuru twavuze z'ibintu ariko urukundo nyakuri aka kantu k'urukundo twavuze urukundo ni urukundo Desire mu magambo nkane cyangwa ngane wenda reka mbyoroshye kuri njyewe ukuntu mbyumva urukundo ni urukundo ibyo bindi byose bifite andi mazina tukabyita urukundo ndabyumva nka tumaye urukundo ni rumwe ibyo bindi byose twabyise urukundo kugira ngo twe kubivuga mu mazina yacu no kugira ngo twe tubyitiranye urugero bituvuga rwa rukundo rw'umuhungu n'umukobwa nimvuga ngo Desire sibyo Desire nakwemera ngo kugenda hafi yawe ufite amafaranga ushobora ndagukunda ndakubeshya ntabwo ukunda nkurikiye bya bintu ibyo bintu bifite ibindi byitwa bitari urukundo niba umukobwa nkabaye uriya mukobwa akunda tepu unaseka ati uriya mukobwa ndamukunda ntiwabyumva ndabeshya ntabwo hari ibindi nshobora kuba ari n'irari cyangwa se ibindi bintu ntazi ko byitwa ariko bitari urukundo waba uvuze ngo hari urukundo rw'Imana urwo ni rwo rukundo twahereka tuvuga kuko twebwe dufite Imana muri twe kandi tunemera Imana kandi urukundo nyarwo ruva ku matwi Imana ni urukundo bundi sibyo umuntu ufite Imana mu buzima bwe arangwa n'urukundo urwo rukundo rero urwo rukundo mpura na Desire ntamuzi ntacyo dupfana ariko nkamubonamo umuvandimwe mugenzi wanjye nkamubonamo umuntu mbese nkumva nta rwango mufitiye nta n'ikindi kintu mufitiye kimwifuriza nabi ubwo ni rwo rukundo turimo turavuga ibindi byitwa ikimenyane ibindi bifite amazina atandukanye bitewe n'impamvu zabyo ariko urukundo rwo agiye kureba usanga muri iyi si turimo urukundo rwarabuze kubera yuko bataruzi kuko dushabuze yaburiye urukundo umubyeyi yaburiye urukundo umwana ariko nanjye ikintu navuga ku rukundo cyangwa amanzi cyane mu minsi ishize ahantu nari ndimo nkurikira aravuga ngo urukundo mu bintu bitatu ntiyaruvuga love is sharing burya urukundo ni ugushare ni ugutanga nk'uko coach yabivuze nk'uwita receiving number one urukundo ni ugutanga sharing aravuga ngo love is pain number three aravuga ngo love is respect ibyo bintu bitatu iyo ugiye kureba ni nabyo turi kubura muri iyi si ya none nobody is willing to share for nothing aramuha ariko nyuma akeneye icyo adusaruramo nahise nari gukora analize ya bya bintu bitatu usanga ko kubwira ibintu bitatu ari byo nashingiraho nsobanura urukundo ndaza ndareba ngo love is pain nicyo kintu cya kabiri yavuze ububabare nta muntu wemera cyangwa se uri ready kuba painful kubwa mugenzi we uzanareba urugero ufite umurwayi kwa muganga ufite umuntu ukeneye support yawe uramubwira ngo I have another program watinze kumbwira you see aho ntabwo uri kuwurinda gutanga pain ahubwo you want to be free kugira ngo utaba painful aho wishe urukundo icya gatatu yavuze ngo love is respect icya gatatu yavuze ngo love is respect nk'ikintu gikonkurudinga love twitimisinga muri isi ya none ari nayo mpamvu abantu twishwe na arrogance
aho kugira ngo respecting abo dukunda cyangwa se n'abandi baza batugana twishwe na arrogance ubwibone n'ibindi kandi so urukundo rero rurabuze mu isi ya none kandi rugarutse umunezero waboneka ibyishimo byaboneka wa muntu w'imbere akabyibuha wenda so sorry wakomeza nari mbo sharinga pain share and respect ibyo bintu bitatu birashobora kuba urukundo dukeneye Desire kugira ngo nkufashe wenda kugira ngo abantu basobanukirwe icyo kintu tutava twangishije abantu urukundo hakantu uvuze ngo love is pain umuntu atakumvishe neza coach ushobora kutakumvishe neza kana gusobanurira kugira ngo ukamenye kana gusobanurira neza kugira ngo ukumve neza sibyo first of all we know ko twebwe ubwacu tutari umubiri turiho turi umuntu w'imbere so one thing is love is pain of the body definitely not pain of the soul no wango iyo ugiye kunezeza roho yawe rimwe na rimwe umubiri urababara ni nkuko iyo ugiye mu kunezeza umubiri roho yawe ibangamira ariko natanze urukundo runezeza roho yacu ariko rimwe na rimwe ibinezeza roho yacu biradusaba ibintu biri bubangamire umubiri uko byumva so iyo mvuze ngo love is pain ni ukuvuga ngo rurabangamira umubiri niyo mpamvu bigorwa cyane iyo umuntu ayoborwe n'umubiri biramugora cyane kugira urukundo kuko urukundo koko nyarwo rubangamira umubiri rubangamira umubiri ku rwego rwo hejuru so ubwo ngubwo ni ukuvuga ngo ni hahandi iyo abantu bashaka kugira connection Imana mu buryo bwimbitse surtout abantu b'abanyamadini abantu bafite amadini bakora byandi bitwa fasting cyangwa se kuvuga ngo bababaza umubiri bacisha umubiri bugufi bwa roho coach erega impamvu ikintu gituma abantu benshi babura connection yabo n'Imana nuko bitaye cyane ku mubiri bitaye ku mubiri ibintu byose twavuze bitunze roho witaye ku mubiri urabibura impamvu rero abantu bafata bakavuga ngo ngiye kubabaza uyu mubiri ni ukugira ngo first of all mu mind ye asibemo yuko uyu mubiri ni ubusa ndawuretse reka ni concentrate ku bintu bitunga roho niyo mpamvu yavuze ngo love is pain kubera ko even that sharing nta muntu uzi ko umubiri udakunda gusharinga coach umubiri ntabwo umubiri wacu uri selfish so iyo rero mvuze nti mfite inyota mfite igikombe kimwe cy'amazi nkabona mugenzi wanjye afite inyota nta nakiti afiteho umubiri wanjye urambwira ngo numusukiraho ngenda mwiki nimbikora umubiri wanjye urababara ariko you know the satisfaction iri buze muri roho yanjye mbonye undi muntu ashize inyota kubera ndi bumve nicyo kintu yashatse kuvuga ngo love is pain that's the context he meant mu bintu bine bitunga roho twavuze ku mahoro twavuze ku munezero twavuze no ku rukundo harabura ikintu kimwe ariko mbere yuko tujya ku gukiranuka cyangwa se kugira ubuzima burimo gukura ndashaka yuko mu gusoza urukundo tugomba kuvuga ko umuntu wese utazi Imana ntabwo bishoboye kuvuga ngo umuntu wese utagira urukundo bisobanuye ko atagira n'Imana kuko Imana ni urukundo ikindi twabwira abantu ni uko abantu wenda tuzabivugaho birambuye ubutaha ariko kuko nzi ko hari abantu benshi bahangayitse babana nk'abashakanye abagore n'abagabo abenshi barakomeretse kubera ikintu cyitwa gufuha gucana inyuma ntiyagutse ndasaba abantu bose babana nk'abashakanye ko bitonda muri iki kintu kuko akenshi bashobora kwibwira ko ari urukundo ariko ari ya selfish twavugaga cyangwa se attachment n'umubiri so babyitondemo rero kugira ngo babashe kurinda imitima yabo gukomera erega coach ubundi wenda ntabwo ndubaka ariko iyo ngerageje kubyigaho neza nsanga umuntu mubana ari soulmate not bodymate ariko ntabwo abantu ariko babana abantu benshi ni ba bodymates tuzabigarukaho cyane ariko byumvikane ko nubwo tugiye mu gukiranuka umuntu wese uba dufite urukundo ukawukita amahoro ukawunezerewe ahubwo bimufatika definitely ari nayo mpamvu twavuze ngo abadukurikiye mube maso kuko ibintu biruzuzaye deja iyi nzira tumajije kunyura yatugujije mu gukiranuka ku muntu wabashije kwigomera ndumva nta n'ikintu gukiranuka no kumupfura
nta bisobanuro byinshi turi bitinde ubupfura wenda bizane akantu gato ubupfura uretse no kuba butunga roho n'umubiri wacu birawufasha cyane ubuzima bw'umubiri wacu barafasha kera ari utuntu rimwe na rimwe nganira na papa ubu buzima bw'umubiri mu mubiri normally mu buzima tubamo let me not tell social burabufasha uretse kuba bufasha na roho yacu uretse kuba bufasha roho zacu n'umubiri wacu hari byinshi ubuzima busubirishijemo nashakaga kuvuga yuko ubundi ibyo bintu byose bitunga iyo roho bimeze neza umubiri ukuka neza kuko ubuzima ntabwo buva hano bujya imbere ahubwo ubuzima buva imbere buza hano iyo imbere hatameze neza niyo ufite miliyoni y'amametikashi kuri konti ushaka kugira iseko ku maso igihe imbere hawe hadakeye hatameze neza iyo roho yawe nani icyo waba ufite cyose uhorana imihanyari ku gahanga nta nubwo ubibona ubona ari bikeye nuko papa wenda yakubwira papa yanyigishije ikintu gikomeye cyane kandi naje n'ubwo nkigenderaho nkanacyitaho ikintu bita ubupfura ni umwanzuro ubupfura bwo ntabwo Imana iri bugutanga kubera ko nayo ubwayo itubwira ko tugomba kubushaka kandi nabyo ngo mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka ni responsibility Imana iduha imbaraga iyo tutayivuyeho ariko it is our responsibility kuko hari byinshi bidushuka kugira ngo tubutakaze ngo weho ku giti cyawe n'ikintu ukwiye no guheraho koce na bya bintu byose twagiye tuvuga weho ikintu ukwiye guheraho cya mbere ukitaho ugafata umwanzuro no kuba imfura yambwiye ngo ntawe nkubuza gukora ibyo ukora byose ariko mu bintu byose uzakora uzagiremo ubupfura noneho njye numvise ari akantu koroshye ariko naje gusanga ibintu byose bibi yarabimbujije mu ijambo rimwe yarabimbujije mu ijambo rimwe gusa hari igihe umuntu abaho akumva ntabwo afite freedom kumva ntabwo afite umudendezo cyangwa se ubwisanzure you think like wenda hari abantu bakubuza kwisanzura se rimwe na rimwe usanga ari ibintu biboshye roho yawe iyo uri umuntu w'inyangamugayo iyo uri umuntu wumva ukeye nta rubanza ufite mu mutima wawe uba wumva ufite freedom uvuga nta gihomba uba wumva nyine uryoshye buri roho ryose rero ikintu cy'ubupfura kirinda cyane ikintu bita selfishness kimwe twahereye kare tuvuga ubupfura buzirana n'inyungu zawe ku giti cyawe ubupfura buzirana no kwikubira ntabwo ndi bugisobanure mu bintu byinshi sinzi definition yacyo ihagije ko twese abantu bari kudukurikira bumva ikinyarwanda bazi icyo kuba imfura bisobanuye harazaho na rya jambo ry'inyangamugayo ubundi uri imfura uri inyangamugayo uba wuzuye so roho yacu rero turayitunze ibyo ngibyo muri make wenda abantu muri rusange bakomeza bakarisomaho bakabikoraho ubushakashatsi cyangwa se bagakomeza no kubana natwe umunsi ku munsi ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye hanyuma tukarushaho nyine kwihaza mu bitunga roho ariko roho nzimitura mu marere muzima iyo umubiri nawe utameze neza roho ibuvamo ikigendera cyane so rero ntabwo twubaka roho gusa twibagirwe uyu mubiri wacu nawo tuwiteho mwabonye ukuntu hari abantu bakunda ibyo batunze cyangwa se imodoka zabo imodoka ni ikintu umuntu atunze kuko uko bikunda cyane rwose kandi ufite imodoka uhitamo amavuta bashyiramo amavuta meza ikinambu gihitamo najya kurya ngafata ibyombo isukari ugashyiramo ariko nyamara uyu mubiri ntabwo wakagombye nawe gufata ibyo ubonye kuko uyu mubiri ni partner wacu uyu mubiri nicyo gikoresho dufite kitubashisha gushyika hariya turota so iki gikoresho rero kitameze neza na biriya ntabwo ubasha kubikora aka kanya byose ibyikoza zitari gukora wajya mu kazi gushaka ariya amafaranga so ibyo ukora byose rero ibyo dukora byose twite no kuri uyu mubiri wacu ikintu kinakunze kugora abantu cyane sibyo ni ukubera yuko bafite igikoresho umubiri baragikoresha mu gushaka ibyo bifuza urumva ariko bakibagira kugikorera maintenance
bakuma kugikoresha cyashaje imodoka yanyu mujyana mu bya bintu turi gushaka bikajya kumena amavuta donc uvuga ibya bintu turi gushakisha iki gikoresho cyabiduhaye ntabwo tukitaho ariko ibyo cyaduhaye turimo turashaka kubyitaho cyane umuhanga umwe yaravuze ngo biteye agahinda uburyo ki abantu batakaza ubuzima bwabo health in this case bari gushakisha amafaranga bamara kuyabona bakongera kuyatakaza bashaka kurekipera ubuzima bwabo bikarangira batamubonye nayo bayatanze you are doing zero work urizengurutseho wafashe ubuzima bwawe urabwangiriza urimo urashaka amafaranga umaze kuyabona ubuzima wamaze kubwangiriza urayafashe yose ugiye kwishyura kwa muganga ngo urekupere bwa buzima noneho nabwo ntabwo washe kuberekupera nayo ntabwo washe kuyasigira abana bawe cyangwa wamaze kuyatanga hari n'igihe wasiga mu madeni warafashe amadeni kugira ngo wivuze kandi warabonye chance yo kubwitaho utarangira buri munsi ku munsi wakagombye kwitwara komise n'igiki umwiki nkora siporo kangahe nduhuka amasaha angahe kugira ngo byose bigire equilibre ntabwo ari uguhengamira mu kazi gutya gusa ngo ugume hariya rero nta equilibre waba ufite ugomba kumenya iby'akazi ukamenya ibya roho ukamenya n'iby'umubiri siko bimeze so uko ujya gukoresha control technique y'imodoka cyangwa se y'ikindi kintu ndijya no kweta check up y'umubiri wawe umenye uko uhagaze hari abantu babaho bavuga ngo wahango n'ubundi se ko ntazi igihe nzapfira you don't know ntabwo uzi igihe uzapfira n'ibyo nyine wapfa hari umuntu twiye kubiganira harambwira bahango ko narya kose nzapfa no mu gifaransa bavuga ngo tu bois tu meurs tu ne bois pas tu meurs ngo vaut mieux boire et mourir après ngo uranywa ugapfa waba utanyweye ugapfa ngo ibyiza nuko wanywa noneho nanyuma ugapfa ariko wanyweye ariko ibyo ntabwo twageraho ni teori z'abantu baba batarahura n'ikibazo cy'ubuzima cya health kubera ko iyo wahuye nacyo urabyicuza utangira kuba ati bya bintu byose umugabo bita Steve Jobs founder wa Apple ino marke ya Apple ari mu gitanda cye ari mu gitanda cye ari gupfa yararwaye pancreatic cancer yaravuze ngo iyaba byashobokaga ko hari unaha umutungo wanjye wose akaza akansimbura muri kino gitanda do you understand what I mean ni ukuvuga ngo ibyo afite byose yarageze ku rwego nta kintu bimumariye ari kubibona ko agiye kubisiga kandi ntacyo yabikoraho na kimwe ngo arekipere iki ubuzima bwe uyu mubiri abashe kuwitaho kuko ibintu bita uburwayi bw'umubiri waba ufite amafaranga waba utayafite burakuzahaza ntabwo buhitamo ntabwo iyo wanegereje gufata neza umubiri wawe cyangwa byakunda biraza kukugaruka niyo mpamvu sinzi nimba turibona umwanya uhagije wo kujya deep dusoze tuzagaruka ubutaha nitugaruka tuzaje ntabwo turi abaganga wenda coach Pascaline na mwambura credit ye ni umuganga ubifite n'impamya bushobozi n'impamyabumenyi gusa ibintu tuzaganiraho cyane ntabwo ari ibintu biri scientific cyane ni ibintu weho utunze umubiri ukwiye kumenya nk'uko umuntu wese utunze imodoka hari utuntu azi bidagombye ko aba umukanishi kandi utwo tuntu ni ingenzi ku buryo amenya ngo nibigenda gutya ndajya kureba umukanishi kugira ngo nirinde iki kibazo kizanjyana ku mukanishi ndabigenza gutya niyo ngo hari utuntu natwe no kuba tutari abaganga umubiri uravuga utanga sinye twakagombye kuwutega amatwi saje duhereza byose ibyo bintu rero utangira ngo tuzabyo tuvugaho tuvuge ni ibiki bintu nkwiye kumenya ku mubiri wanjye kuri health yanjye ku buzima bwanjye nizihe nanjye vuga ngo uzihe kwidado ni ubuhe buryo nkwiye kuwitaho kugira ngo nirinde kuzarangira ntakaje bya bindi byanjye kugira ngo utazatandukana na roho itazawuvamo ikigendera utageze kuri bya bintu byose urota wenda igihe nikigera mission yanjye irangiye nza roho yanjye izigendera sibyo ariko igihe ikiwurimo what do I need to do ubutaha ntuzabure uri kureba ikiganiro utaha uziga ibintu kandi n'abantu bakeka ngo ni iby'abakire hoya nta bintu bihenze tuzavugamo ibintu bisanzwe udakora kandi wari ukwiye
gukora uri burakora kugira ngo yaba ari babandi bavuga ngo binda bimaze kungana gutya ngo nabuze uko nyikuraho ibyo byose uzabimenya kandi atari ibintu biguhenze yaba ati mfite ikibazo cy'isukari nyinshi mu mubiri uzamenya ibintu wakora kugira ngo bigabanye cyangwa se kugira ngo wirinde kuba wagira ikibazo kuko twese turi hano ku isi turi abakandida b'uburwayi twese nta muntu ufite ubwirinzi budasanzwe ku buryo yakirinda uburwayi bisaba ko tubigiramo uruhare utaha rero ntuzabure kuri ino meza mu ijambo rimwe Desire mu ijambo rimwe dusoza ukomeze kuzirikana kuri uwo gaciro ko uri hano si impanuka kandi ntabwo uriho ku bwawe gusa benshi baragutegereje ngo ubake Imana yagushyizemo niyo mpamvu roho yawe ari iy'agaciro kandi roho nzima ikaba mu mubiri muzima turabashimiye badukurikiye ubutaha ruzagizwe n'ikiganiro cyacu kandi mukomeze muduhe comments zanyu ziratwubaka we are here for you, you're there for us, and bless you. Cheers. Ibyo byose twabivuze buya ntababirisa kubyo Desire avuze nakendenzaho ariko nicyo narenzaho ni ugeze hano ari ubwa mbere ukaba waryohewe n'iki kiganiro gisangiza abandi kandi unakora subscribe ndetse unashyiraho kakazogera kugira ngo ubutaha nituyishyiraho uzaba ari wowe wa mbere ubibona igishyushye abandi batarayirira ngo bayimaremo bityo turi kumwe kandi turabakunda cyane mwakoze cyane nakagaruka kukubaho Table Talk hamwe na life coach Pascal Tumayene Innocent ndetse na Desire Mbarushimana turabashishikariza kubana natwe muze dutunge batwebwira imbere maze turiho kandi tubere n'abandi abo murakoze cyane.